Ndagusuje mwene data. Ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu bubane nawe. Muvandimwe, ushobora kuba umaranye ikibazo runaka igihe kirekire, ushobora kuba ari uburwayi, ushobora kuba ari ubukene, ushobora kuba ufite ibibazo mu rushako, ushobora kuba ufite ibibazo bijyanye no kubura urubyaro, ufite ibibazo mu muryango wawe, ufite ibibazo aho ukorera cyangwa mu kazi kawe, umaze igihe usenga ariko nta gisubizo ubona, ndetse umaze no kurambirwa, wacitse intege se, wamaze kwiyakira wumva ko ibibazo ufite bidashobora kubonerwa igisubizo. Muvandimwe, ushobora kuba wibaza ko Imana yakwibagiwe, ushobora kuba wumva ko Imana yakuretse, ushobora kuba wumva ko Imana itumva gutakamba kwawe. Uyu munsi ndakubwira ko kimwe muri ibyo bibazo cyangwa se byinshi wibaza, igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Iyo usomye muri Yesaya 59 umurongo wa 1 n'uwa 2, haratubwira ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu ko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Mwene data, mbere yo kwiheba ko ibintu byanze, mbere yo guhangayika ko Imana itumva gusenga kwawe, mbere yo kwirukankira mu bapasiteri ngo bakuyobye bakubeshye, banza usuzume umubano ufitanye n'Imana. Benshi ntabwo bazakubwira ibanga ryo gutabarwa, benshi ntabwo bazakubwira inzira yo gutabarirwamo, bazakuyobya kugira ngo uhore ubatezeho amaboko, uhore ubatezeho amakiriro. Ariko mwene data, ndakubwira ko nibita ku ijambo ry'Imana, kwita ku icyo umwuka w'Imana akubwira, uzabona igisubizo cy'ibibazo byose ufite. Mwene data, ndashaka kumenyesha yuko izingiro ry'ibibazo dufite nuko tudatunganiye Uwiteka. Muvandimwe, inyuma y'ibyo turebesha amaso hari imbaraga zindi z'umwijima ziturwanya amanywa n'ijoro. Isomye mu Efeso 6:12 hatubwira ko tutarwana nabi imibiri n'amaraso, ahubwo turwana n'imbaraga z'umwijima ziri ahantu ho mu ijuru. Ushobora kuba wumvaga ko hari uguteza ikibazo ari umuvandimwe wawe, uguteza ikibazo n'umuturanyi wawe, uguteza ikibazo n'inshuti yawe, uguteza ikibazo ni bosi wawe, uguteza ikibazo ni umubyeyi wawe cyangwa umwana wawe. Ibyo byose uribeshye. Ikibazo nyamukuru ni uko tutumvira Uwiteka. Ikibazo nyamukuru ni umubano dufitanye n'Uwiteka Imana yacu. Ikindi kandi nakubwira ni uko Satani ni umurezi wacu. Satani aturega amanywa n'ijoro ku Uwiteka. Satani yegeranya ibyaha byacu, akegeranya ibicumuro byacu, akegeranya gukiranirwa kwacu, kugira ngo abikoreshe nk'inkoni yo kudukubitisha, kugira ngo abikoreshe nk'impamvu zo kuburizamo imigisha Uwiteka yatugeneye, kugira ngo abikoreshe nk'impamvu yo kubangamira imigambi Uwiteka dufiteho. Iyo usomye mu Migani 28 umurongo wa 13 haravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Ushobora kumva hari ko ibyo uzira ari ibyaha byawe gusa, ibyo uzira ari ukutakiranukiye Imana gusa, ariko uyu munsi ndakumenyesha ko ibyaha by'ababyeyi bawe, ibyaha by'abasekuruza bawe bikugiraho ingaruka uyu munsi wa none. Hari igihe ikibazo ufite umuze wacyo waba ari ibyaha abasekuruza bawe babayemo, yaba ari imibereho ababyeyi bawe babayemo yo kutumvira Imana. Iyo usomye mu Guteka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 9 haravuga ngo Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibiha igihumbi. Muvandimwe, ndakumenyesha ko iby'imiryango yacu yakoze bishobora kuduhesha umugisha cyangwa umuvumo. Ibyo nawe kandi ukora uyu munsi wa none bizahesha umugisha cyangwa umuvumo, yaba wowe ubwawe cyangwa urubyaro rwawe. Ahangaha Bibiliya yakoresheje ijambo gukiranirwa. Gukiranirwa bitandukanye n'icyaha kandi bitandukanye n'igicumuro. Aya magambo uko ari atatu atandukaniye.
Icyaha cyangwa sin mu Cyongereza isobanuye gutekereza, kugambirira, kwifuza cyangwa gukora ikintu gihabanye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwishe itegeko ry'Imana bakoze icyaha. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nutekereje gukora icyaha aba yamaze kugikora. Urumva rero gukora icyaha bihera mu bitekerezo, bihera mu migambi, bihera mu myumvire, bikagera mu bikorwa. Naho si igicumuro cyo ni iki? Igicumuro mu Cyongereza bacyita trespass cyangwa transgression. To trespass ni ukurenga imbibi, ni ukurenga imfatiro, ni ukurenga umurongo washyizweho. Umurongo twashyiriweho ni ijambo ry'Imana. Iyo ugambiriye gukora ikibi wari ukizi, wari uzi icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukagenda ukagishyira mu bikorwa, uba ucumuye ku Uwiteka. Ni ugukora icyaha nkana, ni ugukora icyaha ugisubiramo. Gukiranirwa se ko ni iki? Gukiranirwa birenze kuba icyaha, birenze kuba igicumuro. Gukiranirwa ni ukugira icyaha cyangwa se ibyaha umuco. Icyaha ukagihindura ubuzima busanzwe, icyaha ukagihindura akamenyero. Gukiranirwa kandi ndakumenyesha ko guhererekanywa mu maraso. Ababyeyi bashobora kuguhererekanya mu bana, ndetse gushobora kuva mu gisekuru kimwe kukajya mu bisekuru bikurikiyeho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi. Naguha urugero rero nko gusenga ibigirwamana, gusenga ibishushanyo, kwibera mu mihango ya gipagani, ibikorwa nk'ubuharike. Murabizi neza ko nk'Abanyafurika bagiye barangwa n'imihango ya gipagani, kandi usanga ibyo ababyeyi bagiye bakura n'abana babikuriramo nabo bakabikurikiza. Tagiye na kure hari imico yagiye iranga Abanyarwanda, imico yo gusenga izindi mana, imico yo kubandwa, imico yo guterekera. Iyi mico igamije kwigomeka ku Mana. Gukiranirwa ni uguhindana kw'imico, ni ukwangirika kw'indangagaciro, ni ugutakaza ishusho y'Imana ugahinduka umwe mu rubyaro rwa Sekibi. Gukiranirwa ni ukwita ikibi icyiza, icyiza ukacyita ikibi. Urugero naguha ubutinganyi. Ubona ko abantu bishoye mu butinganyi bakumva ko ni uburenganzira bwabo. Abantu bishoye mu bikorwa byo gukuramo inda. Uyu munsi Abanyamerika gukuramo inda babigize ubuzima busanzwe, ariko byatangiye kwaguka, byatangiye no gukwirakwira mu isi. Ariko kurenga ku cy'Imana yakubwiye ukabigira umuco, ukabigira ubuzima, ni ugukiranirwa. Gukiranirwa kandi ni ukudatinya gukora ibyaha bikomeye, ibyaha by'indengakamere, ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha by'ubusahuzi, ibyaha by'ubugizi bwa nabi. Gukiranirwa ni ukwangirika k'ubugingo. Ushobora kwibaza ngo se uku gukiranirwa gufite izihe ngaruka? Ibi byaha bigwiriye bifite izihe ngaruka? Ingaruka nta zindi nizo tubona, ni indwara tubona mu isi ziyongera umunsi ku wundi, n'ibyorezo byongera umunsi ku wundi, ni amapfa n'ibindi byago biza kunyoka umuntu amanywa nijoro, ubukene budashira. Gukiranirwa buriya gushobora no kurimbura imbaga. Abo mu gihe cyo kwa Nowa murabizi ko byabagendekeye ko barimbuwe no gukiranirwa. Murabizi kandi ibyabaye kuri Sodoma na Gomora. Uyu munsi ushaka kuvuga uti ese ko abanyabyaha cyangwa se inkozi z'ibibi bagaragarira amaso nk'abariho neza kurenza n'abubaha Imana, kurenza n'abasenga? Ariko nakubwira ko waba wibeshye uramutse utekereza gutyo. Benshi muri bo nta mahoro, benshi muri bo bararira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Ntukite ku byo urebesha amaso. Uri ubuzima bwa nyabwo nubwo tutabona. Hari ibyo bakwereka ngo ubirebe, ariko ibya nyabyo ntabyo bakwereka. Ubuzima bwa nyabwo babayeho ntabwo babukwereka, ariko buteye agahinda. Abenshi bari mu buretwa, abenshi batanzeho ubugingo bwabo ibitambo, abenshi bakorana n'imiryango y'ibanga badashobora kureka gukorana nayo. Abenshi batanzeho ibitambo yabo ubugingo bwabo n'ubw'imiryango yabo. Ijambo ry'Imana mu Migani 23:17 haravuga ngo ntugakundire umutima wawe kwifuza iby'abanyabyaha, ahubwo uhore wubaha Uwiteka burinde bwira. Kandi ibyo muri Zaburi 3:31
haravuga ngo ntukagirire umunyarugomo ishyari, mu nzira ze ntugire n'imwe ukurikiza. Kandi Yesu nawe yabivuze neza muri Mariko 8 uhereye kuri 36 aho yavuga ngo byamarira icyo umuntu gutunga isi yose ariko agatakaza ubugingo. Muvandimwe rero ndakumenyesha ko icyo watunga cyose uko wabaho kose ariko waratakaje ubugingo bwawe, amaherezo ntabwo yaba meza, amaherezo yaba mabi. Noneho uribaza ngo turasabwa iki? Turasabwa kwihana, turasabwa kwicuza, turasabwa guhinduka, ndetse turasabwa kwiyeza. Isomye ijambo ry'Imana mu rwa 2 rw'Abakorinto 6:16 na 17 haratubwira ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, ni kubiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni kubiteka ushobora byose avuga. Isomye kandi mu rwa 2 rw'Abakorinto 7:1 haravuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe. Ni ibihe byasezeranijwe? Kuba abana b'Imana, Uwiteka akatubera data. Twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Iri jambo umutima muri Bibiliya y'Icyongereza bakoresheje spirit cyangwa se umuntu w'imbere. Biradusaba kwiyezaho imyanda yaba iy'umuntu w'inyuma umubiri ndetse n'iy'umuntu w'imbere, umuntu ukorana n'isi y'umwuka. Kandi iyo usomye muri Yakobo 4:8 haratubwira ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Iri jambo ngo nimukarabe mu Cyongereza bakoresheje ngo cleanse your hands. Ubundi koza cyangwa se gusukura ibiganza wari umuco warangaga Abayahudi, cyane cyane mbere y'uko bajya mu gikorwa cy'ubutambyi cyangwa se bajya gutamba ibitambo, cyangwa se na mbere y'uko binjira mu masinagogi bagiye gusenga Uwiteka. Byabasabaga gukaraba intoki kugira ngo biyeze, kugira ngo bitunganye bajye imbere bejejwe. Wari umuhango wo kwiyeza imbere y'Uwiteka. Yakobo rero yakoresheje iri jambo atubwira ko tukwiye kwiyezaho imyanda yose y'intoki zacu, bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi, bya bikorwa by'ubujura, bya bikorwa by'ubusambanyi, bya bikorwa by'ubwambuzi, za ruswa, byose tukabyiyeza, tukabyihana mu izina rya Yesu. Kandi yakoresheje ijambo ngo ab'imitima ibiri. Iyo usomye Bibiliya y'Icyongereza, iri jambo bakoresheje ijambo ngo ni double minded. Double minded ni abantu bishushanya. Ni wa muntu uyu munsi uko agaragara ejo siko agaragara. Ni abantu biyoberanye. Aba bantu Imana ntabwo ibakunda. Kandi twiyeze imitima. Iri jambo n'ubundi umutima bavuga ntabwo ari uyu mutima utera amaraso, oya, ahubwo ni wa muntu w'imbere, wa muntu w'imbere utagaragarira amaso yanga y'inyuma. Bene data rero babwira ko kwiyeza no kwihana niyo nzira dufite rukumbi yatuma dukira kaga kaguriye isi. Noneho ikindi nakubwira muvandimwe nuko Imana yiteguriye kutubabarira. Imana yiteguye kutwakira, ko Imana ni umunyembabazi. Iyo usomye mu rwa mbere rwa Yohana 1:9 haravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Uwiteka yiteguye kutwakira, Uwiteka yiteguye kutubabarira. Kandi nakumenyesha ko dufite impongano. Uwiteka yatanze igitambo ku bwacu, Uwiteka yatanze umwana we ku bwacu. Iyo usomye mu rwa 2 rwa Yohana 2:1 haravuga ngo bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Cyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Umurongo wa 2, uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni ibyaha by'abari mu isi bose. Muvandimwe rero ndakumenyesha yuko Uwiteka yiteguye kukubabarira.
kandi yiteguye kukwejesha amaraso y'umwana we Yesu Kristo. Icyo usabwa ni uguhinduka igitambo gishimwa kandi cyemerwa n'Uwiteka. Dusenge. Data, ndagushima kubw'impano y'ubuzima, ndagushima kubw'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu. Data, ndakwinginze ngo wumve gusenga kwanjye, ndakwinginze ngo unyakire ku ntebe yawe y'imbabazi. Data, nizereye mu ijambo ryawe riri muri Zaburi 51 uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 19. Ijambo rimbwira riti: Mana, mbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze ibyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo ubone ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneka ko uboneye nuca urubanza. Dore naremewe gukiranirwa mu byaha, nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, sibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undeme mu mutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntuntekureye mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe. Unkomeresha umutima wemera, nibwo nzigisha inzira zawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu, nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Data, ndatura kuri Imana y'imbabazi, kandi Uwiteka, ndakwinginze ngo umve kwinginga kwanjye. Data, namaganye, nicujije, nitandukanije, ndetse nihannye gukiranirwa kw'ab'inzu ya data, yaba ababyeyi banjye ndetse n'abavandimwe banjye. Uwiteka, nihannye gukiranirwa kw'imiryango yanjye yose. Uwiteka, kandi nje imbere yawe nicuza, kandi nihana gukiranirwa kw'igisekuru cyanjye cyose, gusubira inyuma kugeza kuri Adamu na Eva. Kandi ndakwinginze ngo utwezeho imyanda yose, yaba iy'umwuka ndetse n'umubiri. Uwiteka, ndakwinginze ngo utubabarire imirimo yanduye y'amaboko yacu. Data, ndakwinginze ngo utubabarire gukora ibyaha by'indengakamere. Ndakwinginze ngo utubabarire gusenga izindi mana, utubabarire ubusambanyi ndetse no kubugira umuco, utubabarire umuco w'ubuharike. Uwiteka, utubabarire ubwicanyi no kugambirira ibibi ku bandi, tubabarire kutagira imbabazi. Uwiteka, ndakwinginze ngo utubabarire gukora ibihabanye n'ijambo ryawe. Uwiteka, ndakwinginze ngo utubabarire imirimo ya kamere. Uwiteka, ndakwinginze ngo utwejeshe amaraso ya ntama y'Imana ikuraho ibyaha, ari we Yesu Kristo. Data, nagushima ko wumvishe gusenga kwanjye. Ndatura kandi ndizera ko mbabariwe. Ndatura kandi ndizera yuko nkuweho umuzigo wo gukiranirwa kw'igisekuru cyanjye. Uwiteka, nizeriye mu ijambo ryawe riri muri Zaburi 103:12 rimbwira riti: nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Data, ndagushimira kubw'imbabazi zawe, kandi ndagushimira kubw'igitambo cya Yesu Kristo gikuraho ibyaha bari mu isi. Data, uhabwe ikuzo n'icyubahiro, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo.
amen.